yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nimu Vishnu
Bazava mu bituro nkawe rwose abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru ubwo azagenda azajyana nabo azaba yabararize ubwo azabahamagara azaba yabararize abazatumira azajyana nabo umwami agaruka ikondera rye rizavuga amateka azaba agiye gucibwa azaba yabararize ubwo azabahamagara azaba yabararize abazatumira azajyana bazava mu bituro nkawe rwose abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru ubwo azagenda azajyana nabo azaba yabararize ubwo azabahamagara azaba yabararize abazatumira azajyana nabo umwami agaruka ikondera rye rizavuga amateka azaba agiye gucibwa azaba yabararize ubwo azabahamagara azaba yabararize abazatumira azajyana wenda mbere yuko dusenga turabanza no kugaragaza impamvu imwe ishobora kudutera gushima kandi bitari ugushakisha. Urupfu ni ikintu kuva isi nge urapfa ahubwo twese bamwe n'incike. Rero ibyo byose ni icyaha cyabidukururiye, bikomoka ku cyaha cyakozwe n'umukurambere wacu Adamu na Eva. Imana rero abahaye isezerano cyangwa se itegeko ikimara kubarema irababwira iti
mbashize mu ngobyi ya Edeni muyikorere, ariko mu biti mbahayemo igiti kimwe kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ntimukagikoreho, nimuramuka mugikozeho gupfa muzagira gute? Muzapfa. Ntabwo mbatindira, iryo sezerano cyangwa se iryo tangazo cyangwa iryo tegeko ntabwo baryumviye. Imana ngo yari yaratanze umudendezo kuri ibyo biti byose, kandi hari harimo ibiti byiza biryoshye, ntabwo bagiye gufata kuri kiriya kubera ko byari byashize. Munsi bakiryagaho Eva ashutswe n'inzoka, Adamu nawe akaza akanga kwitandukanya n'umufasha w'Imana yari amuhaye, nawe akemera kukiryaho. Ngo yakiriye batanezerewe kuko yari azi ko bishe itegeko ry'Imana, ngo yakiriye kimushaririye, mu gihe Eva ngo yakiriye kimuryoheye. Ubwo bari bamaze kumenya yuko basogongeye ku rupfu, ariko batarabona urupfu na gatoya. Bagiye kubona umwana wabo w'imfura witwa Abeli, bagiye kubona babona arapfuye, yishwe na murumuna we, ngo baramucigatiye bagumya gutegereza, hariho ngo nugusinzira arakanguka. Bagiye kubona babona ngo yatangiye kuzana inyo. Cyari ikimenyetso cy'uko gukora icyaha, kwica isezerano ry'Imana cyangwa itegeko ry'Imana, icyo Imana yavuze udashobora kugihindura. Byarabaye rero, tudatinze ngo tujye muri byinshi, natwe uyu munsi turi ku ngaruka zabyo. Tugiye gusenga, turongera dusome umurongo umwe wa Bibiliya kuko gahunda ziri aha ngaha biragaragara ko zihuta kandi nta n'impamvu idutinza. Turasenga upfukamye, ariko ubwo ninjye ugiye gupfukama, abandi bo ndabona bitanabashobokera kuko turi ahantu mu mukungugu. Reka dusenge. Umuremyi wacu ukunda uri mu ijuru ryera, turagushimye, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye. Twarinze imbaga iri aha ngaha, twakuwe n'umwe ariko abenshi n'abagihumeka, uhabwa icyubahiro. Bwa Satani umwanzi wacu twese twari gushirira rimwe, ariko ntiwadukunze. Duhe guhinduka, guhindura imico n'imibereho yacu kugira ngo twitegure ubwo ugiye guturuka ku isi tuzagusanganire twishimye. Ababuze ababo bo muri bikomere by'umutima bahumurize, twese duhe kwisubiraho kugira ngo dutandukane n'icyaha, twihane by'ukuri, kugira ngo n'undi wapfa bimutunguye ku iherezo ry'uru rugendo twese tuzahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ubona bidukwiriye muri aya masaha twese ko turaha ubuherero ndifuza ko mbere y'uko dusoma ririya somo rimwe, ndabanza kubasobanurira akantu gatoya. Umuvandimwe wacu twaje guherekeza mu mubiri, mu maraso ni umuvandimwe, ni mubyara wanjye, ariko siyo mpamvu ngiye gusoma iri somo, ahubwo ni uko mbisabwe. Kandi igihe icyo ari cyo cyose Imana yaduhaye ijambo ryayo ngo tujye tuyivugira, wabona akanya wavuga utagiye mu marangamutima y'idini. Niba nyakwigendera yari umugaturika, ngo abagatulika ni ngombwa ngo bari bo basoma, uwo ari we wese yahumuriza. Ijambo ry'Imana n'icyo Imana yari duhereye, kuko abo turi gusomera cyangwa se turi guhumuriza ni mwe muri aha ngaha, ntabwo ari uwagiye. Uwagiye we ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta migambi nta bitekerezo aba akigize gute, aba agifite. Ngo niyo yagize, yabe bagize ikuzo cyangwa se iyo bagize ibyiza, aho ari ntagira gute, ntabimenye. Niyo mpamvu mwe kubitindaho, ntabwo ari misa ngiye gusoma, ahubwo ni ijambo ry'Imana ryo kubahumuriza. Tugiye gusoma rero mu gitabo cya Yohana, ni amagambo ntekereza ko mwese muzi. Niyo sanganyamatsiko cyangwa se niwo mutwe w'amagambo. Nimuhagarike imitima yanyu, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbabwiye ko ngiye kubategurira, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabe. Dutera guhagarika imitima birahari, namwe muri kubibona. Nkuko maze kubisobanura, twunamiwe n'urupfu. Ngira ngo umwaka ushize hari, ngira ngo ni umwaka umwe hari niba nibuka, umukecuru ari we shangazi muri uru rugo n'ubundi niho twamushyinguye.
wenda ntakurikiranye amatariki ariko ni vuba hasi kera. Siwe gusa hari n'abandi n'abakanseri. Ese umuntu wayirwara wenda ukayirwara no ku rugingo rubi rutacibwa, washaka ntiyatangira no gusezera cyangwa kuraga. Ibyo byose ntibishobora kudutera guhagarika imitima nk'uko tumaze kubisoma. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hirya yo kudahagarika imitima tugerekeho no kwizera iki? No kwizera Imana. Naho uramutse utizeye Imana byanze bikunze imitima ni ngombwa ngo uyihagarike. Ni ngombwa ngo utinye urupfu. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abatizera Imana ngo ibyiringiro byabo ni uguheza umwuka. Ubwo iyo umwuka uheze biba birangiye, ariko iyo wizeye Imana bikurinda guhagarika imitima. Ahubwo icyo ukora ni cya kiri twamaze kubabwira, ni ukwihana, ni ukwisubiraho, ni uguhinduka, kugira ngo nuramuka unapfuye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa abapfa bapfira hehe? Bapfira mu mwami. Icyo nicyo cyonyine cyaturinda cyangwa se cyatubuza guhagarika imitima. Uwanganaga agatangira agakundana, uwibaga agatangira akihana, umugizi wa nabi akabireka akabicikaho. Hanyuma twese tukizera, tukiringira Imana kuko iduhaye isezerano ritubwira ngo impamvu ituma tudahagarika imitima nuko agiye kudutegurira hehe? Aho tuzaba, ngo ho Yesu ari natwe azaba ariho tuzagira gute? Tuzaba. Uwo Yesu niwe watsinze urupfu, niwe watsinze ikuzimu, niwe wabanje kurusogongeraho, niwe mfura ku rupfu, ariko yararutsinze. Adusaba kugira ngo natwe twihane, tumwizere, tumwiringire, tumwitegure, kugira ngo ubwo agiye guturuka ku bicu twese azasange twiteguye, twarahindutse, maze azaducyurire mu ijuru. Reka muri aya masaha twese tubisabirane kugira ngo buri wese uri aha ngaha yongere yisubireho mu mutima, maze ubwo Yesu agiye guturuka ku bicu abazaba bakiriho bazahabwa ubugingo buhoraho. Usibye ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abapfuye bamwizeye ngo nta nubwo tuzababanziriza, ntabwo tuzabatanga, ahubwo twese tuzagira gute? Tuzakangukira rimwe. Reka dusabe Imana kugira ngo duhe ibyo byiringiro mu izina rya Yesu. Turashaka kuririmba indirimbo imwe, turaririmba muhagaze, hanyuma ni indirimbo zo muri ibi bitabo by'Abadiventiste. Hanyuma turasaba uriya muvandimwe nuko Nigezida kamamiza tugusingize cyane, unyigishe gukura iteka kandi menye ubwiza bwawe, wiringira ubwami bwawe, unyuzuza urukundo, shiraho icyibutso cyanjye, niwongeze ku bwawe, nizeye yuko uzanjyana ngeri iwawe amahoro. Yesu yantaruye nazimiye, nari ndi kure y'Imana, ashaka kunkiza urupfu, yatanze ubugingo bwe, nimukwishyura we mwawe, nyigiza ubugufi bwawe, menye urukundo rwawe, ngoswe n'ibigerageza byinshi, mboneka iyo Mana nkunda, akira umutima wanjye, undinde nkire rwose. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, mu isi y'ibibazo byinshi, nabwo turagushimye ngo uhabwe icyubahiro. Yaba icyaha, indwara n'ubukene nibyo biremerereye abatuye isi,
ariko wavuze ko abarushe n'abaremerewe nibakuba hafi bazaruhuka. Tukweretse n'uyu muryango wapfushije niwe washobora kuwuhumuriza, kandi wowe ushoboye byose urusha umubyizi wagiye, uzakora ibyo yari gukora, tubishimire izina ryawe. Ngaho bana natwe muri iyi gahunda isoje n'ikomeje, ukomeze ubyivangemo. Icyo tugusabye ni ukukuruhukiraho. Si ugushidikanya ku isi hari n'abafite ibibazo biruta ibyabaye aha, abo bose nabo bahumurize. Ngaho dushoboze kukuba hafi, kandi n'abakiriho dushoboze gutegura amaherezo meza. Twongeye gusaba tubisubiyemo ngo abegeranye n'umuvandimwe bababaye kurusha abandi nabo biteho, bakuruhukireho. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Abana babiri b'abakobwa. Ubwo rero ayo niyo mateka y'umuvandimwe wacu babuze. Uwo bashakanye we aracyahari, ashobora guhaguruka agata akihangana, abatari bamuzi bakamubona yihangane. Amashuri yize amashuri abanza ayigira ahitwa i Kazihiro, aho muri Kongo bakunda kubita ibishusha. N'amashuri yisumbuye yagarukiye mu wa kabiri nangwa mu wa gatatu niba ntibeshye, naho ngaho i Kazihiro. Imirimo yakoze rero yakoreye igihugu, yaratabaye nk'abandi bana bose. Ubwo agera igihe bamusezerera, ubu yikoreraga yari mu mirimo isanzwe, ariko mu batabaye kubohora igihugu nabo barimo, kandi akazi yagakozemo kitwayemo neza. Bwaya amateka rero turi gucuruza umwete igihe niba hari undi wenda wagira icyo avuga kuri uyu mwana yakivuga, ariko niyo amateka y'umuhungu wanjye Nsenga. ariko ndabanza nagira icyo muvugaho. Nsenga uyu nguyu asa naho yandereye mu maso, nabaye ibishusha hariya bahitaga ni budodo, hari niba ari budodo ntabwo nyizi, ariko yari umwana ubona ko afite ubutwari, yakuranye ubutwari, urukundo. ngira ngo abashiki be barabizi kuko nakundaga kubayo cyane. Murumuna wanjye rero ntabwo umuntu avuga byinshi, niba hari undi wagira icyo avuga wambaye, niba wakwihangana ukaza ukagira icyo umuvugaho. Nsenga ni byinshi cyane, ariko amasaro kutugendana. Mu by'ukuri ntabwo Nsenga yari arwaye wo gupfa, yari asanzwe arwaye njya kumwambutsa Gisoro, ni imitsi n'amaguru yari arwaye. Araza tumushakira imiti mu buryo bushoboka bwose, ubona bose baramubonaga no kukiro cyo kwabaho yari wabonaga nta kibazo. Ariko kuwa kabiri nimugora igihe cya 11 yageze mu rugo, ambwira ngo munda hari kumurya. Aricara biranga, araryama. 12 araremba. Namwe rwabonye mituweli habuka tujye kwa muganga. Yarihanganye, tugeze ku muryango biramunanira. Nafashe uruhande rumwe, papa Vanessa afata urundi ruhande. Tugeze imbere gato kugenda biranga, aricara, yicaye, duhamagara umunyonzi, turamuterura tumushira ku gare. Tumugeje hano ruguru baramwakira, bakora ishoka byose, bamuha imiti, kuribwa mu nda biranga. Turahirwa kwa gatatu biranga. Kwa gatatu nijoro bampaye transfer, bavuga ko ambulance ifite abantu benshi itari buboneke. Kwa kane mu gitondo baduhaye transfer. Mu masaha 7, amasaha 5 tugeze muri urgence, banyandikira imiti. N'imiti ntago yari igeze ayirangiza. Bamuteye serum, bafashe serum ya mbere bayimumariramo, ya kabiri, ya gatatu babona gushiramo imiti. Hari inkomere nyinshi, araremba atangiye kujya ruka ibintu. Mu masaha 11
z'uwo munsi ku wa kane atangira kumbwira ko mu nda hari kubyimba, inda yabyimbaga nanjye nyireba. Batumanura muri urgence turaharara, ndamuhendenda ngo nagira icyo afata, biranga kuruka, biranga, inda iragenda irabyimba pe, ku buryo n'abaganga bamubonaga bakabyibazaho. Ku wa gatanu nko mu saa 10 za mu rukerera arambwira ati ariko bashaka icyayi. Naharahagurutse mpamagara umumotari ndaza ndakimutekera, ariko nacyo yari nzava mu birata kinyoye. Namaze kuhagera ndamubwira nti se urumva wafatika, ati nshakira utubanane n'icyayi. Ndabimuhereza anywa gato cyane, arangije ati ndi kumva byanze, senga n'urwo rupfu yapfuye, kandi yarapfa gikomeye mu by'ukuri. Iriya ndwara yaramwibye, ntabwo yari uwo gupfa pe, ni indwara yamwibye. Basa n'umuntu inshuti yanjye yamuhujwe na Gatete Ruzage, ubwo mu guhura ariko tugahora mbona ari umugabo mbese usabana cyane natwe. Araza turamwakira, nanjye ni hano hepfo turabana, buri gitondo tumusuhuza, umeze ute, umeze neza, nawe tugahora tumeze ute. Ubwo nibuka umunsi wo kuwa mbere twari turi kumwe, ahantu twari turi kwa Gonzage. Warangije aratubwira ngo ngiye gutaha ariko nzabakumbura. Icyo gihe ndi kumwe na mukuru wanjye ariko bakora amazi, tubwira ati nubwo ngiye kugenda ariko nzabakumbura, nzajya mbasura. Tumwe rero natwe gusura byari byo, ariko kugeraho muri biragoye, ariko tugerageza uko bishoboye, turi ko twarashe kubonana. Nuko shanje n'icyo turagushimye data wa twese uri mu ijuru, turacyariho nubwo turi ku rupfu. Ukomeze uhumuriza abasigaye, tubishimire izina ryawe. Ijambo ryawe waribitsemo ibihumuriza, ngaho umwuka waryandikishije ahumuriza imitima yacu, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Kandi mukomere. Ngiye tugiye gufatanya muri uyu mwanya utari butinde, nitwa Ruhumuriza Enoki. Ngiye tugiye gufatanya mu kanya gatoya tari burambirane ko kwiga ijambo ry'Imana, nubwo rifite umumaro mwinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko rigira umumaro no guhumuriza. Imana yaribitsemo ibihumuriza. Ibihe nk'ibi byo kubura abacu naryo rigira umumaro mwinshi, kugira ngo ridufashe kuza kukihanganira. Ihindura iragikuraho, iragihindura, cyangwa ugashobora kukihanganira, nabwo ibigushubije kandi bigufashije. Rero reka mu ijambo ry'Imana dushaka gusoma, turarisoma mu gitabo cya Matayo, kugira ngo ibice ni 11. Ndasoma umurongo waho wa 28. Ni amagambo dushaka ngo adufashe
haranditse ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ko nkukorera kutaruhije n'umutwaro wanjye ukaba utaremereye. Buriya abantu benshi bararusha. Aha ikitugoye kinaduhangayikishije kinaturemerereye muri uyu mwanya ni urupfu, ariko hari n'abandi baremerewe bo batapfushije, kuko agahinda kagira amoko. Buriya niba mbyita uduhinda tubamo amoko menshi, ariko ntabwo ibibabaje abantu n'ibyo Yesu ari kubabwira ngo ntabwo ari ugupfusha gusa, nacyo ni ikintu kiremera kiza ku mwanya w'imbere, ariko habaho utundi duhinda cyangwa se habaho indi mibabaro, kuko aho dukura umubabaro ni henshi, ariko ibitabo dusoma bivuga ko bikomoka ku cyaha, ku ndwara n'ubukene. Imitwaro itatu iremerereye abatuye isi ni icyaha n'indwara n'ubukene. Muri ibyo nibyo biduhurije aha. Ubwo icyaha nicyo kijya kibyara n'indwara ndetse n'urupfu. Rero Yesu ari kurarika abantu bose bafite ibyo bintu. Ntabwo nakwirirwa mvuga ngo mbaba bifite mwe mumpagaze imbere, naba ndi kubaza nkana. Icyaha kijya kikuremerera wagikoze, kikaremerera n'abatagikoze, kuko abantu umunezero w'umuntu Imana yawuhishe mu wundi muntu, nuko biba bimeze. Rero abantu benshi bararushe, barahangayitse. Imana yagennye ko mu ijambo ryayo turuhuka. Murize hari ibintu uretse Yesu kurarika abantu ngo bahumurizwe. Muri kino gitabo harimo amagambo ari kuvuga ngo indwara zifite aho zituruka, ni mu mirire, ni mu minywere idakwiye, no kutaruhuka nijoro, no kudakora imirimo y'amaboko, no kubura uguhumuriza ugeze mu bibazo. Hariho indwara zikomoka, ubusanzwe ku babizi, nta guhamba, nta gushingura kwa gikirisito nta kubaho. Ni ugushingura, umuntu yavuye mu itaka umusubiza mu itaka, ni ibyo. Ahubwo ijambo ry'Imana riza kuri iyi ngingo, kubona uguhumuriza ugeze mu bibazo. Iyo ubibuze, hano haravuze ngo indwara zikomoka aha nta muti wo kwa muganga uzivura. Indwara zikomoka hano nta binini zigira, kuko bisaba ko iyo umuntu twese twatabaye, ntabwo tunganya umubabaro. Hari ba nyirawo barusha abandi. Uko abantu bagiye begerana n'uwapfuye, ni nako bagiye barushanya kubabara. Ibyo rero iyo wowe utari mu mwanya ufite umubabaro mwinshi, ubuje ngo uhumurize abo bakurusha kubabara. Kuko iyo umuntu ababara, habone umuntu ujya umuhumuriza, umubwiye amagambo ahumuriza, cyangwa se akabona ibibazo bye birakubabaje, ujya umuruhura kimwe cya kabiri. Iyo abona nawe burya ibibazo bye byakubabaje, araruhuka. Rero mu ijambo ry'Imana munsange ndabaruhura. Ni byiza ko ibituruhije byo ni byinshi. Dusoma ibitabo bivuga ngo kubaho udahangayitse, byagaragaje ko ahantu abantu bakomora umubabaro ndetse mwinshi, bagerageje kuvuga imirongo migari iturukamo umubabaro igeze kuri 5. Bavuzemo ko amasano tugirana n'imiryango, inshuti, abavandimwe. Abanyarwanda bo bati iyo utazize urubyaro uzira urushako. Hari abapfakariye abahagaze, hari abashingiwe intare, hari abashingiwe intare z'ingore. Ibyo byose ntabwo kwa muganga baguha ibinini byabyo. Niyo mpamvu ikindi cya kabiri ngo ahandi bakumura guhangayika, ngo n'akazi dukora gakomokamo umuhangayiko, ndetse n'impanuka zidutera ubumuga, ndetse n'ibihombo by'ubutunzi n'ibindi. Noneho
muri iki gitabo cyitwa rinda ubwonko bwawe. Ubwonko bufite ibitero byinshi ku buryo uburinda isi ibigukikije ni ibikubabaza gusa. Ni byiza ko ushobora kumenya kubinyuramo no guhangana nabyo. Kuri paje y'icyo gitabo ni 36 haranditse ngo ubu abantu benshi bararushe barahangayitse. Usaba icyo ushaka ugasubizwa igisubizo udakumbuye, ugahabwa icyo udakeneye. Ushaka akazi ukakabura ukareba, wakabona umuruhu ukaruta umushahara uhembwa. Uwo mufatanya akaba ari ukenera kurya menshi, cyangwa se gahunda zawe zigahora ziruta amasaha ufite. Abaruhira intashima ntibagira n'amasaha yo kuruhuka. Abikorera utwabo nabo inkeka yo kwibwira ko bazahomba ibabuza no kurya ku nyungu babonye. Gutinya uwo mwashakanye mu mahoro bisigaye bituma benshi babura ibitotsi, ku manywa bakirirwa bahunikira. Nicyo gitumye umusizi yaravuze ngo umwana wundi yigurira ifu wowe akaguha ivu. Undi nawe ati urugo rwiza rutarimo nyoko witwa n'inzara ibyo kurya biri gufumbira umurima. Ibi ni ibintu bitera ubwenge kurwara. Reka mvuga iki ntekiki, reka mvuga ibyo abakumbuye abo betenda kubona n'abarariki ibyo batenda kwigezaho no kwimwa n'uwo warutezeho amakiriro. Ibi ni ibintu bitera guhangayika no gukenera urugo rugendwa waravukanye cyangwa warashakanye n'ingumya. Ikindi kandi kugira ingimbi zishaka kurya wabura icyo uziha zikibwira kuzimye, cyangwa ukaba ufite isambu ntoya igucura utarushe maze akarenge kawe kakazahora mu nzira ujya guhaha. Ahari nawe utuye iyo batazi kuva indimwe, uratunganya bakakugirira ishari, wavugwa neza bakakunyega, wakunguka bakagutega ibico. Umva nawe ubumuga butibuka ko abo wabyaye bakiri bato cyane, ibyara rigahagarara utaragira uwo utuma. Kwibwa n'uwari kukubikira ingeso mbi gatuma uhisha uwari kuguhishira. Uduhinda tubamo amoko. Hari igihe upfakarira uhagaze, hari igihe umuntu apfa ariho ukumva gupfa nk'uko tukaza ari byo byiza kuruta kwabaho. Ibi byose n'ibindi bitavuzwe bibangamiye ubwonko, biruhije abantu. Ubura akazi ugahangayika, wakabona ibyo ushaka n'abagushaka bikazana amakena aruta umushahara. Ibyisi ubyirukaho wabishikira bikagucenga, ukabibura wari ubigezeho, maze ibyo ufite bigata agaciro utarabikoresha. Inshuti nyinshi nibampe nirire, wabura ibyo ubaha bakakuvuga kugeza ubwo bakuvuga n'inkovu utikomerekeje, bakagucikaho babanje kukwandagaza. Ubana neza n'abandi intanyurwa zikakunyunyuza, umuvandimwe n'umuturanyi bakifatanyiriza hamwe kukurwanya. Wirebera hirya ngo utaririra utenda kuguhoza, umukobanya akibwira kutagira icyo witaho. Buryo ubuzima ntibwizana, kandi iyo uhisha ubukene bwo ntibuguhishira. Umuntu uhangayitse yica abandi nawe atisize. Iyo uhangayitse abasirikari b'umubiri barapfa, iyo wishimye bararema. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umutima unezerewe ni umutima mwiza. Muri bya bintu nababwiye turi kwerekera ahantu dushaka kugira ngo tugere aho tugera ku musozo. Abantu bakomora guhangayika mu masano, mu bo twashakanye, mu bana bacu, mu nshuti zacu, mu miryango yacu. Hari igihe ujya ubona hajemo guhangayika kuremererwa, hari igihe ukora akazi kakaguhangayikisha, hari igihe uhomba ugahangayika, hari igihe urwara indwara zigoye gukira zikagutera guhangayika, hari igihe ugira impanuka ukagira ubumuga bugutera guhangayika. Ibyo niyo wakwita imiryango migari guhangayika gusosokamo cyangwa guturukamo.
ariko Yesu yaravuze ngo uje ushobora kwihangana wihanganire ubicubye nawe akubi hafi agushoboza. Izo nzira uko ari eshanu hari n'ingingo zigeze nko kuri eshanu ariko zose ntituzivuga z'ukuntu umuntu aba abizi gucubya. Hari igihe uteka amata yazamuka ugahuhamo agasubira hasi. Hari igihe kera bagiteka mu nkono ubwo ababizi ababyeyi abakecuru babaga bafite akantu ko kuyicubya ntitomboke ntizamuke ntibire. Rero ibyo duhura nabyo n'ibyo tubona n'ibyo twumva n'ubuzima tubamo utagiye bituma ucubya byasoza wicumbikiye indera mu bigo by'abarwayi bo mu mutwe, kuko ibi byose tuvuze nibwo buzima tubayeho. Ariko Yesu aravuze ngo abarushe n'amaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Rwana n'ibimurwanya reka byose irusha bene wacu kugira umubyizi mu buzima bwawe, nawe irakurusha itapfuye. Rero ntabwo abantu bose bariho ubwo abakuze ababizi bafite ubunararibonye murebe musubize inyuma. Hari abantu benshi babagiriye umumaro mudafitanye amasano ntibapfuye, rero bo barahari nase nabo bapfuye. Ntabwo Imana urebye hari uwo bavuga ngo uyu yangiriye umumaro nta sano dufitanye, barahari. Rero Imana ije batuma ngo mugire umumaro kuri uriya muntu. Hano ni ibijaniranye no guhangayika gukomotse mu muryango. Kansome nyarutse haranditse ngo unaniwe kurwubakana n'ingeso z'uwo yahisemo cyangwa bombi bananiranywe bumva ikibazo gihari ari ugutana. Abandi batereka dushinyirize twarabyaranye. Ubu abantu benshi babaneshejwe n'abana. Undi nawe ati nzemera mvunike ne gutandukana n'ubu butunzi. Abandi bahora mu manza zidashira none ubu bubakiwe n'imiryango nibabera amaso imiryango bakomokamo. Undi nawe ati wenda umwanya ndimo w'idini cyangwa se akazi nkora kanyimishije uburenganzira bwo gutana n'uwo twashakanye. Bose bamwe muri aba babana mu mazu ntibashirira ubungu. Rero menye yuko urugo rwubatswe vuba nta ntego y'umugabo n'umugore bafite, rwubakwa vuba rugasenyuka vuba cyangwa rukaremerera abarureba n'abarugize. Dore izo ngo z'umwaka uko zisa. Abana ntibagira abo bubaha muri bombi. Abashakanye babana batabikirane banga, bagasangira bataryohewe, bakaganira amagambo y'amacumu, baryama hamwe ntibasusurukirwe, batandukana ntibakumburane, babonana ntibaseke, bahura ntibaramukanye. Ubwiwe inkuru y'undi ari kure ntamutashe, uwungutse ntahembure mugenzi we. Uduhinda tubamo amoko. Buryo washatse nabi ntiyishimira ko bwira. Umugabo mubi yageze iwe amera nk'intare igeze mu matungo, n'umugore mubi asa n'inkoko yigishoshwe iry'amagi kabundikira ibyatsi. Uyu nta waba afite agahinda katazashira, ako gupfusha akajya kageraho Imana ikaje kuruhura ukwezi, amezi, umwaka. Ibi utashobora kuvuga ubu kaje ubibara inkuru. Kandi urwaye ingeso mbi ntibamubaza uko yaramutse. Ntabwo ajya mvuga ngo waramutse kandi abarwaye. Nuduhinda tubana natwo. Niyo mpamvu abantu benshi bagiye bashingiranwa nabo batazi neza, bamaze kubasobanukirwa bakuraho umutima. Akaba ari agahinda. Ubwo ni ugusaba kwa kundi nababwira. Murabyibutse? Imana ikagusubiza mu buryo butatu. Ntabwo mukibyibuka. Uzasenga icyo kintu gihinduke kiveho ushobore kucihanganira. Hariho ibitashoboka uko. Ngaho aho dusoreje nukuhangana n'ibiturwanya ukaje ubicubya bikamanuka bikakuja hasi ntibikakuje hejuru. Iyo bikuguye hejuru kuba bizi agaca karya inuma. Iyi numa igurutse utya agaca karayirya. Iyo izamutse agace ntikazamuka.
irazamuka ikitereka agace ntikayishobore kayihwanya gutya. Niyo mpamvu muri ibyo bintu biturwanya byo byinshi Yesu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe mu nsange ndabaruhura. Ikintu uzabona cyakurwanije ni ingingo ya mbere, ngo uzajye ureba ko ibintu byose ari rusange. Abantu benshi barabifite, abantu benshi barabifite, kuvuga ngo ubwo uyu wapfuye naba baraha n'abandi ujya wumva atari weho wenyine, kumva uraruhutse mu mutima kandi ikibazo kitavuyeho. Ikindi ngo nujye ubona ufite ibibazo ngo ujye ureba ababikurusha uzaruhuka. Iyo abantu bafite ibibazo ukabona nangwa na ikigori kidahiye impande zombi, ahahiye hagufasha kurya habisi. Mu buzima bwacu haba hahiye na habisi, tukajya ureba ahahiye ahabisi gusa, habaho n'ahahiye. Umuntu ashobora gupfusha ariko ufite inzu utari mu bukode, nahahiye. Ushobora gupfusha gusigiye abana, nahahiye. Ushobora gupfusha ufite abavandimwe bagukunda, nahahiye. Tukaje tureba habisi gusa, habaho n'ahahiye. Nituhafatanya tuzashobora. Imana izaturuhure, natwe twe kuzaja kure yayo. Nibyo tubifurije ngo mukomere kuko hari n'abafite ibibazo biruta ibi nabo bariho. Imana ituruhure mu izina rya Yesu. Amen. Agapfa kwakunda abanyarwanda bavuga ngo kumushyingurana ikara, adafite inkuru asize mu musozi. Twese uko turi aha ngaha hari abafite ababyeyi babo batanazi, sibyo? Agapfa uragacuke, ariko Imana ikaguhembera ugakura ukabamo umugabo nawe ukavamo n'abandi. Ibyo byose rero iyo biri mu Imana birashoboka. Niyo mpamvu dukwiriye kubikuramo icyiza. Icyo ni kimwe. Uyu muvandimwe wacu asize abana babiri, abo n'urwibutso, sibyo? Buri igihe icyo ari cyo cyose kwa Nsenga azaba hahari. Icya kabiri ni ukuba Imana yaramushoreye ikamwambutsa umupaka ikamugeza mu Ruhengeri akaharwarira. Ubu abantu bangana gutya bose bakaba bamushyinguye, mwari kwambuka umupaka. Nose ubwo umuho nta cyiza kirimo. Napfuye ariko atadusigiye amazimwe. Atadusigiye iki? Amazimwe. Abantu be bavuga ati buriya no kumuroga, buriya no kugira gutya, buriya no kugira gutya, buriya no kugira gutya. Mushiki we yasobanuye uburwayi bw'uko bwaje, uko yagiye kwa muganga. Uburwayi buragaragara, nubwo bwamuhitanye, nubwo bavuze ngo biratunguranye, ariko ni isaha y'umuntu. Abanyarwanda no baciye umugani ngo akazapfa akabungira akazajyayo. Ubwo icyo nababwiraga cyari cya gatatu cyahumuriza umuntu, kubona Imana yarabikoze mu ntege nkeya z'umubiri, akaza akagera aha ngaha akaharwarira akava mu mubiri. Umuryango we nubwo nabo bavunitse baviyo bari ariko nibo bangushe kuruta ko twese twari kujayo. None turabaherekeje ku manywa. Icyo nacyo ni cyahumuriza iki umuntu. Icya kane aricyo nshorejeho, ntabari kugwa hanze y'ibihugu bashimuswe, batemaguwe, batwitswe, bishwe nabi. Sibyo byo ntibyaduhumuriza. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ariko wowe nukuri bishimwa mu bigawa ngo uzaba nk'akanwa kanjye. Uvuga ngo ibigawa cyangwa se ibitagaragara wowe ukabikuramo ibigaragara. Rero twe gutinda, twerekeze ku musozo. Tugiye kuririmba indi ndirimbo imwe isoza, hanyuma umubiri tuwerekeze aho wateguriwe. Tutagiye muri byinshi, Imana iduhe gukomera ku munsi mubi mu izina rya Yesu. Amen. Indirimbo ya 44. Rangiriwaho bizarangirira, ubwo kudapfa kuzakura gupfa. Nimara gukira nzabona umukiza wanjye, kandi azabanyakira n'ibyishimo. Nzamumenya, nzahagarara imbere nkize. Nzamumenya,
biganza bye ntabwo mpunga badusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje n'amaso yake yarabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yambonereje aheza mu ijuru nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzajyana mu mudugudu utaba mu ishavu niho nzambarira imyambaro yera nzarimbana nabera indirimbo ya Mose cyane ndifuza kubona umukiza menya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye turabasuke ari kwiki tunezeza nuko dushaka gakondo irushaho kubanzi tuzanezerwa abagenzi batumuruho icyama babanone haguruka ngingirayo kibanira nawe awagereka kuzanya norigi
mu ijuru reka nzanezererwa imbere nzamurora mumenye nzabane na Yesu nkunda niwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru bamusingira azajyana nabo umwami agaruka ikondera rye rizavuga amateka azaba agiye gucibwa azaba yabararitse ugazabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana bazava mu bituro nkawe rwose abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru ubwo azagenda azajyana nabo azaba yabararitse ubwo azabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajyana tuzahurirayo yindi nshuti wanjye nawe zamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru cyane murabona ko Nsenga ahambwe na Thierry na bashiki be
umuryango wa Sebiragona ubahanyuka. Andi magambo turayavugira hariya tugiye gukarabira mu rugo. Ariko ngagira nti nyabuneka abaje mbere, aba babyeyi abo rero nakomeza kugenda mbere, abandi n'undi ziragaruka zibatware. ariko ndashimira n'abantu bose badufashije muri izi gahunda, yaba abantu bitabiriye umuhango wo guherekeza umuvandimwe wacu, yaba baduteye inkunga, ariko n'abatabonetse aha tubere intumwa zababwire ko twabashimiye mu izina ry'umuryango. Ikindi rero nashaka kuvuga mu bijyanye n'ikiriyo, narizi ko umuvandimwe wacu amaze iminsi begina avuye mu mubiri yitabye Imana ku wa gatanu. Rero icyo nashaka kubabwira ni uko ikiriyo tugishoje uyu munsi, ariko bitabujije ko abashaka gusura umuryango bakomeza bakawusura bakawuba hafi, ariko nta yindi gahunda yo kuvuga ngo tuzagaruka aha ngaha twicara aha ngo tuje gusoza ikiriyo. Turagishoje ku mugaragaro, kandi ni ukuri mbikuye ku mutima mwese n'abatari aha ndabashimira. Mutubere intumwa, mugende mubwire abatabonetse ku mpamvu zitandukanye. Babona n'iminsi y'imibyizi, hari abari mu mirimo, hari ababuze uburyo bitabira yenda bari hanze igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko badufashije muri iyi gahunda yo guherekeza uyu muvandimwe. Ibi bintu mubona ntabwo umuntu umwe yabyishoboza, nongere mbisubiremo, ni ibintu biruhije, ibintu byabaye n'ibintu muri gukoresha. Ntabwo umuryango wanjye, umuryango wa Sebiragona twabyishoboza. Ni ukuri abo bantu bose babigizemo uruhare, mugende mubadushimire. By'umwihariko rero reka ntume Muyomba Gakeri, twese twafashe izina rya Muyomba, nje ni muramu wanjye, ariko reka nawe tumushimire umuryango uhagarariye, Kanyirarume w'aba bana nabo baradufashije. Hari abari hano, hari abatabonetse, ariko nawe agenda atubere intumwa, adushimire umuryango wa ba nyirarume w'aba bana. Gakeri rero
badushimire ngo barakoze kutuba hafi, ababonetse bari kubyiyumvira, abatabonetse uzatubere intumwa badushimire. Ubwo rero ndangije mbashimiye mwese, Imana ikomeze ibarinde, namwe tuzabatabara. Ibi bintu rega nta n'uwabitsinda ni ukuguzanya. Ibyabo by'ubutwari by'umunsi nayo tuzamutabara. Nibyo bishojeho bakoze mwese muryango bakoze.